uzongere. ndakubaha ariko amakosa wakoze sinzi ibintu bikubwira. Ibyo ni bisanzwe mon frère. Sister bitese. Esa. Kuragira ngo nkubaze se. Biranda ko. Nashaka kukuyoboza kumupapa bita Papa Gomez. Atuye he hano? Papa Gomez? Hari umupapa nzi. Ufite gutyo uruda runini. Ukiri muto. Ntago mbizi. We niriya yaramabata ari guhinguka y'umukara. Yadumuzasise cyangwa yo hirya. Ntago mbizi. Yiriya nyine wari guhinguka. Ntabwo wamerekeza se? Yego komana wanjye. Ntabwo natakaze pe. Subwo na banyica mu rugo. Sister bakwita ngo iki se? Jewe. Nitwa Betty. Okay, ashante Betty. Merci. Turishimye kumenyana nawe. Okay, none reka nje ubwo turaza kuvugana nzagaruka hano nje kureba business. myinshi twaraburanye. Yego mutamu. Ariko rero mukuru wanje byagenze gute nyine twaraburanye? Nakazi kenshi mutamu. Nashaka tuvugane kuvyerekeye kiya kintu ariko mukuru wanje warakoze amakosa. Ni biki kandi? Ni biki? Ya kame uravye ingene mama yatugwanye kari umwe ariko aradukuza. Je bari nzi yuko ugiye kurongora bizohera. Ibyo bujene byose urazi ko ukiri muto ukiri umujene wamwe ari mu bagore. Iyo nibisanzwe mon frère. Ariko urumva ko wakoze amakosa pe. Frère kuravuga ni kuri frère. Abana bakirwa barirukanka barezwe kujya biguha amahoro. Raba abana bawe aho bageze. Koze cyane bigomba guhinduka vraiment. Ni hatari. Hanyuma rero umviriza nifite akazi reka ndagusabe igenda giye mugabo zakunda gutekerezeho sivyo sawa nagasaga Baba rusohoke kubera ikize ntabwo mva ibintu mvuga ndaruvuze ngo sohoka ese ubundi ndakurangira niho naje kureba gavuga ibyo vuga vuga ubushize tubonana nabonye uburyo umeze mbona uri muri ba bakobwa bagifite umuco batari bata umuco ngo bawuvange n'ico kubw'ibyo nkubonye geza ariko ubundi aho uvugira mu magambo urahazi ubu wabuze nyirankotsa
ariko mukobwa ubizi isaha nizo kunywa igikoma asize n'indabo ziri aha ngaha izi ni zo mwajya kuyobora uri kugira ute njye kureba yura hano nako gasura kawe yura hano asura ataka ibiki kareke kari guhora ibyo bikoma uyu muneke ni ndumaze kumurya ni nta nubwo ushobora no kumbeshya ngo ni Vanessa yabonye hari uwo yaburiye ari hehe Vanessa Vanessa Karame mama. Bino hano mwana wa uri gukoropa indegera akazica hangari kugotomera ibikoma Cyose uba wabimbwiye. narakubwiye ngo ntukankoreshereze umwana imirimo uri koba kajya kandi batwaje kureba zamura ko gasura ntarebe neza yanyanyanyanyanyesha uri bugende bubiri niko bukoreye ni wowe wamwishe ujya kumuha kuri ite kuri abashyira muri zinjwiriza Nanjye ndabyicuza n'agasuzuguro kose kavesha. igikoma nicyo cyakoye uri kunywa igikoma wakinyweye nabi wakinyweye nabi ryoherwa asama nyere kuko wakinywa Rega ziza we. Batawumve uzongere. icyo nashakaga hari icyo nshaka kukubwira kandi gifite intego kuri wowe intego cyane rwose. intego ndimo ndayizi umva umusore ndacyashaka kuba hano ikindi ndacyakeneye kubaho mbabarira usohoke Please mbabarira. bahurira Mbabarira. Naragukunze. warankunze Yego. warakoze rwose kunkunda ngagenda Ni urukundo bintera kangusaba ikintu kimwe. ako ikintu kimwe aho winjira bavuze amagambo angana uti kivuge Reka nacyo kibi cya kabiri basi. Fasha umunsi wa none umbabare basi umpe nimero zana vuba zana ngwereze umvire hano kuramo ibyo byo kuramo akira ngava hano genda ariko murakoze cyane. Ntabwo mumerekeza. ese inzira ntayo uzi yakuzanye aho wanyuze uzana aho uzi Sawa bye. sawa sawa ikintu cyo n'ikindi kigeragezo bwo nagukunze Betty ubuzima mbayemo ntabwo bunyemerera izo swing Niko nyirashya nuko utameseye. Erega uri muri mesheshwe twenda twawe nta n'isoni urandeba iki. Mama ambwiye ko nta kintu ngomba kujya nkora ahangaha kugira inzara zanjye zitangirika. Ikindi ubereye ahangaha kugira nkorere byose. Ntabwo rero ukuntu kari kureshwa reka nze nkwereke. Mese iyo myenda vuba uyimesa kandi yose nsanga irangiye uri kunyumva imbesire nsanga wayirangije
no kunsuhuza. Ariko papa, iyo ubona mama apfa ntuze gushyingura. Kazi kenshi warangiza ukagenda ukatwanga ukiyangira abana wibyariye ukaturutisha uriya mugore. Papa ndakwanga Ubunyaga niyo mpamvu bituma ubona wahindutse indayo. ngo njyewe indaya ahubwo uzajya gushinga amagambo y'uriya mugore aratwanga. Ushikiranye ntajya abeshya. Ndamwizera. kuva kera ntabwo wumva ibyo tukubwira uzabibona. Ako wari uzi ko mama ajya gupfa yambwiye ko bamuroze. Ibyo ni kandi bapapa niba ko uhita umurwaza wamuramuye. Ariko mama wagenderaga ikigo. Bahena. Yes, ma'am. Kumva ikimba navuge ntago ubunyumva. Simya biriya bintu mvugana nawe. Waretse kunkura mu mavuta ma'am. Ngo? Mu mavuta? Ubaye ifiriti se? Ariko none bakaba. Ndakubwiye ngo zimya biriya bintu tuvugane. Zimya. Kwanara. Bahena, wabuze iki muri urugo gituma wiba? Cyo ariko ntabwo niba. Ntago wiba? Nta muntu uri kutwumva hano ninjye nawe turi babiri. Ikintu wamburanye gituma wiba ni ikihe? Kimbwire. Kutavuga? Ubejo nzajya kumva numva ngo ujye n'umuturanyi. Ubu iki? Iki cyabuze muri uru rugo sipasi natwaye. Ibyo nabuze n'ibike se? Siko umuntu udashaka kuvuga. Nge nicaye hamfasha umwanya ngo tuganire. Nturi gushaka kumvugisha. Bahena ushobora gufata igihe ugasubira ku ishuri ukajya kwiga. Ntabwo igihe kiragera cyo kujya ku ishuri. Igihe ntikiragera cyangwa cyarakurenganye. Mushiki wawe ariga. Wowe ntiwiga. Uzaba iki? Wumva uzaba iki? Ariko so nta kwanga kwita nabi kweri. So wakwise Bahena. Iyo kwita Bahena nta niyo bikagira inzira.